Kera tukiri bato twajyaga dutekereza ko iyo umuntu amaze gukura ibibazo biba bikemutse, ntawe ukimugenera amasaha yo kujya kurya cyangwa se kuryama, umuntu akaba afite imbaraga ku buryo ntawe ugukangisha kugukubita n'ibindi. Izi nzozi ni nazo umukene ahorana iyo areba abaherwa iruhande rwe. Bagenda mu modoka z'imitamenwa, barya inshuro bashaka ku munsi, ntabwo bahangayikishwa n'ubukode bw'inzu cyangwa se akazi, bagenera abana babo uko bazabaho na mbere yo kuvuka. Akenshi uwamaze kwihaza ku bintu by'ibanze, hari abakeka ko nta bindi bibazo ahura nabyo, ku buryo umutwaro sosiyete imwikoreza imufata nk'uwagashize ushobora no kuba intandaro yo kwiyanga, kwigunga n'ibindi byashyira ubuzima bwe mu bibazo. Reka tuve mu migani tujye mu bigaragara. Korea y'Epfo ni igihugu twese dufata nk'ikidasanzwe, igihugu cyageze mu byishoboye ku isi, iwabo w'inganda nka Samsung, LG, Hyundai n'izindi, iwabo wa za filime twakunze kandi tugikunda nka Squid Game, hakaba iwabo w'itsinda ry'abasore n'inkumi baririmba neza BTS. Ni igihugu umuturage wacyo umwe yinjiza amadolari 37,000, ararenga miliyoni 40 z'amanyarwanda. Muri make ni igihugu cyamaze gufatisha nk'uko babivuga, uhavukiye aba afite amahirwe yo kuzabaho neza kurusha ahandi henshi ku isi. Ariko se wakubwira ko iki gihugu gituwe na miliyoni 51 z'abaturage kiri mu kaga gakomeye, akaga kadatewe n'ubukene cyangwa se ibiza karemano, ahubwo akaga gaturuka ku iterambere ryacyo rituma abaturage bacyo by'umwihariko urubyiruko biyahura amanywa n'ijoro. Korea y'Epfo ni iya mbere mu bihugu bikize bifite umubare munini w'abantu biyahura buri mwaka. Ni umwanya iki gihugu kimazeho imyaka 13 ku buryo byabaye icyorezo mu gihugu. Inzego zose zirimo gushaka igisubizo ariko biragoye kukibona. Nibura imibare igaragaza ko abantu 10 buri munsi biyahura muri Korea y'Epfo, bikaza byiyongera ku kindi kibazo iki gihugu gifite, ikibazo cy'ubuke bw'abana bavuka ugereranyije n'abakuze gifite. Ikibazo gikomeye ariko nuko mu biyahura cyane urubyiruko ruza ku isonga, kugera ku bana biga mu mashuri abanza. Mu mwaka wa 2024 abana 221 biga mu mashuri abanza bapfuye biyahuye muri Korea y'Epfo. Ni ukuvuga ko bikubye kabiri ugereranyije n'abana biyahuraga mu mwaka wa 2015 nk'uko Minisiteri y'Uburezi y'icyo gihugu yabitangaje. Abantu biyahura cyane muri Korea bari ku mpuzandengo y'imyaka 10 na 39 y'amavuko. Byumvikana ko abangaba bakiri mu myaka y'urubyiruko. Hari ubushakashatsi buherutse gukorwa bugaragaza ko ikibazo gikomeye kirimo gutuma abanyakorea y'Epfo biyahura harimo kwiheba no kwigunga, harimo ibibazo by'amikoro ndetse no gukurira muri sosiyete itagifite icyo yitaho. Ubu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Journal of the Korean Medical Association bugaragaza ko uhereye mu mwaka wa 2019 ukagera mu 2023 nibura abantu 18 bapfuye biyahuye, bivuze ko baze ku mwaka abantu 3,000 bapfa biyahuye muri icyo gihugu. Imwe mu ntandaro z'iki cyorezo ni umuco wo gushyira imbere akazi cyane n'inyungu bwite, kutita ku bakuze n'ibindi byashwanyaguje umuryango w'abanyakorea. Ingufu nyinshi zikajya mu mafaranga n'ibindi bifatika kurusha ibidafatika. Ku bageze mu zabukuru biyahura, urutoki rutungwa ahanini politike y'igihugu ishyira imbere inyungu z'umuntu ku giti cye. Akenshi abakiri bato iyo bamaze gukura bajya mu mijyi gushaka ubuzima, abageze mu zabukuru bagasigara mu byaro barwana n'ubuzima bonyine. Abenshi bicwa n'agahinda kugera biyambuye ubuzima, abandi bagakora imirimo itajyanye n'imyaka baba bagezemo n'ibindi. Abitwa ko bajyanywe gusazira mu nzu zita ku bageze mu zabukuru akenshi ntabwo bitabwaho uko bikwiye, hakiyongeraho amafaranga ya pansiyo y'intica ntikize atangwa na leta atuma ubuzima bwabo buba bubi kurushaho. Nk'uko twabivuzeho mu kanya kandi, ntabwo icyorezo cyo kwiyahura kiri mu bakuze gusa. Iyo kigeze mu bakiri bato gisya kitanditse. Nko mu mashuri, uburyo bw'imyigishirize muri Korea y'Epfo buza ku isonga mu gutuma abana bahora ku gitutu. Igitutu gituma bamwe biheba bagahitamo kwiyambura ubuzima, mu gihe mu rubyiruko ruciye akenge ho ubwoba bw'ejo hazaza buri mu bibatera kwiyahura. Amashuri yo muri Korea y'Epfo ashyira imbaraga mu myigishirize ituma abana bahitamo icyo bazaba cyo hakiri kare. Bashyira imbaraga mu gutsinda cyane ndetse bigashingirwaho cyane haba mu kazi no mu kwimuka uva mu ishuri rimwe ugana mu rindi. Inzobere mu burezi zivuga ko abana baba bakiri bato ku buryo kubashyiraho igitutu ngo batangire gutegura ejo hazaza habo cyane cyane bijyanye n'icyo bazakora hari abo biba bitarashobokera kubera imyaka yabo. Muri make bamwe mu basesenguzi babifata nko gufata abana ukabikoreza umutwaro uruta ubushobozi bwabo. Abana batangira guhatana cyane bakiri ku ntebe y'ishuri kugera ku rwego utsinzwe inshuro imwe ashobora kumva isi imuguyeho kubera ko bishobora kumugiraho ingaruka mu ishuri azajya mu mwaka utaha bitewe n'iyo mikorere.
abana b'abahanga baharanira kwimukira mu ishuri ry'abahanga, abasubiye inyuma bakajya ku gitutu cyo kwivana mu ishuri ry'abana bitwa ko ari abaswa bajya mu ry'abahanga. Leon Jeng, umwarimu w'ibijyanye n'imitekerereze muri kaminuza ya Sun Chuyang, yavuze ko umuco w'abanyakoreya nawo ushobora kuba ugira uruhare rukomeye mu gutuma urubyiruko rwiyahura ku bwinshi. Ati mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, umwana ufite ibibazo nk'ibyo akenshi arangwa n'imyitwarire mibi ku buryo byorohera abantu kubibona hakiri kare. Muri Koreya usanga umwana wiyahura aba ari wa wundi ucecetse, umwe sosiyete yafataga nk'uwitwara neza. Ati biva mu muco wacu w'uko atari ngombwa kwereka abantu ko ibintu byakunaniye. Ikibazo cyageze ku rwego rw'igihugu kugera ubwo na Perezida Lee Jae-myung agikomozaho nk'igikomereye Koreya y'Epfo. Rafael Rashid, umunyamakuru wabaye muri Koreya y'Epfo imyaka myinshi, aherutse kwandika mu kinyamakuru The Guardian ko ababyeyi bagira uruhare rukomeye mu gutuma abana babo biyahura. Impamvu nuko umubyeyi kugira ngo agaragaze ko arimo kurera neza, yohereza umwana we mu mashuri yigisha ubutaruhuka, aho umwana atabona umwanya wo kujya mu bikorwa bituma asabana na bagenzi be, agahora yiga yitekerezaho. Ibi nabyo bishamikiye ku muco wubatswe muri icyo gihugu w'uko akazi keza gahabwa umuntu bashingiye ku ishuri yizemo, amanota yabonaga n'ibindi. Ibyo bituma guhera ku myaka 2 abana bo muri Koreya y'Epfo baba bari ku ishuri. Guhangana no kwiyahura byanagiye muri politiki y'igihugu, aho guverinoma ishaka kugabanya umubare w'abiyahura ho 30% bitarenze imyaka 5 iri imbere. Amavuriro nayo yemerewe gukora isuzuma ry'ubuzima bwo mu mutwe guhera ku bana b'imyaka 2 aho kuba guhera ku myaka 10 nk'uko byahoze. Rafael avuga ko ikindi gituma abicwa n'agahinda kugeza biyahuye baba benshi muri Koreya y'Epfo ari uko ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe budahagije, akenshi ukanasanga ubwishingizi bwinshi butemera kubishyira mu byishingirwa. Ibyo bituma guhura n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe bihenda. Uyu mugabo avuga ko ubwo yabaga muri Koreya yigeze kubona akazi ko kwigisha icyongereza umwana w'umukobwa w'imyaka 10. Ati saa 4 z'ijoro zageraga uwo mwana atararagiza imikoro yo ku ishuri, ngo mu gihe yabaga amwigisha ngo uyu mwana yabaga asinzira kandi akabibona ko atajya yishima. Inzobere zivuga ko ababyeyi bari ku isonga mu batuma urubyiruko rwo muri Koreya rutagoheka rugahitamo kwiyahura. Usanga hejuru y'amashuri yigenga adaha umwana umwanya wo kwinyagambura, niyo batashye bagiye mu biruhuko ngo ababyeyi babo baba barabashakiye abarimu bo mu rugo babigisha amasaha y'ikirenga. Ubu buryo bw'abarimu bo mu rugo ngo bumaze kuba business ikomeye cyane muri Koreya y'Epfo, guhera mu mashuri abanza kugera mu mashuri yisumbuye. Ni ibintu bigenda byiyongera umwaka ku wundi, dore ko nibura buri mwaka byinjiza miliyari 21 z'amadolari. Nk'amashuri yigenga yigisha ubuvuzi asigaye yarashyizeho amasomo ku bana bifuza kuyigamo mu mashuri yisumbuye, ku buryo niba ushaka kwiga ubuvuzi mu ishuri runaka ugomba kubanza kwiga amasomo agutegurira kuryigamo. Ibyo kandi bigakorwa udahagaritse andi masomo y'icyiciro yigagamo. Umwana wize ayo masomo aba afite amahirwe menshi yo kwemererwa kwiga muri iryo shuri kurusha utarayize. Koreya y'Epfo igaragaza ko nibura urubyiruko rungana n'ibihumbi 21 rwakorewe isuzuma rukagaragaza ko rubana n'ubwigunge bukabije. Mu bantu bakoreweho isuzuma hari abasaga 500 bavuze ko baba mu byumba byabo ku buryo batajya babisohokamo. Mu bana 4 bagiye babazwa, nibura 3 basubizaga ko hari igihe bigeze gutekereza kwiyahura. Hari abagaragaje ko ubwo bwigunge babumazemo imyaka igera ku 10 ku buryo bumva nta byishimo bafite. Impamvu y'uko kwiheba bagaragaje ko ituruka ku kazi, haba ku kuba ntako bafite cyangwa se ko bafite katajyana nako bifuza, hakabamo no kuba bafatwa nabi mu kazi. Hari nk'uwitwa Kim Seonga yatanze ubuhamya bw'uburyo yatangiye kwigunga nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, aho asabye akazi hose bakakamwima. Ati numvise ntakaje imbaraga, nicwa n'agahinda, icyizere nigiriraga kiragabanuka cyane, mbona nta kindi cyo gukora uretse kwicara mu rugo. Kubona akazi muri Koreya y'Epfo bisigaye bikomeye cyane. Ni kimwe mu bihugu bikize aho abantu benshi bajya mu kazi ariko ntibakarambeho kubera igitutu n'iby'ibigo byinshi bitanga akazi biba byiteze ku bakozi. Ni igihugu kandi kiza ku mwanya wa 4 mu kugira abakozi bakora amasaha menshi ku isi, kikaba icya 2 gifite abantu benshi bafite akazi kadahoraho. Ubu bwihebe mu rubyiruko rwa Koreya y'Epfo butuma abashaka kubyara bagenda bagabanuka uko iminsi ishira. Ibyo bishyira iki gihugu mu bishobora kuzisanga mu myaka iri imbere bifite abasaza benshi n'abakecuru kurusha abavuka. Mu myaka 8 yabanje kugera mu 2023 imibare y'abana bazima bavuka yari yaragabanutse, aho muri uwo mwaka yari igeze ku mpuzandengo ya 0.72% ivuye kuri 1.24% mu 2015. Byabaye ibirori ubwo mu 2024 iyo mibare yongeraga kwiyongera bigizwemo uruhare n'ubwiyongere bw'abashakanye. Imibare ikagaragaza ko kuri ubu Koreya y'Epfo yari ihanganye n'ikibazo cy'abaturage batiyongera ubu cyatangiye gukemuka nubwo biri ku rugero ruto.
kuva mu 2018 Korea y'Epfo nicyo gihugu rukumbi muri 38 bibarizwa mu muryango w'ubufatanye mu by'ubukungu n'iterambere OECD cyabaruraga ubwiyongere bw'abavuka bari munsi ya rimwe. Ibi byatumye iki gihugu gishyiraho ingamba zihariye nko gushishikariza abanyakoreya y'Epfo gushyingiranwa bakiri mu myaka y'ubuto ndetse bakabyara batizigamye. Hakanatekerezwa uburyo hashyirwaho minisiteri igamije kurwanya icyo kibazo. Mu 2024 umubare w'abashakanye muri Korea y'Epfo wageze kuri 14.9%, biba ubwa mbere iyo mibare itumbagiye kuva mu 1970. Byanageze aho imijyi imwe n'imwe nk'uwa Busan itangiza gahunda yo gutanga ishimwe ry'amadolari 64,000 ku ngaragu ziyemeje kubaka ingo ndetse no kubyara. Uyu mujyi ukora ibirori bigamije ibiganiro byo guhuza abadafite abakunzi kandi bagashaka, ndetse bene abo bantu naba bafite hagati y'imyaka 23 na 43 batuye muri uwo mujyi cyangwa se bawukoreramo. Hagira abahuza bakemeranya kubana bagahabwa amafaranga yo kubafasha. Ku itariki ya 28 y'ukwa munani mu mwaka wa 2024 umuyobozi w'akarere kabarizwa muri uyu mujyi ka Sahagu yavuze ko iyi gahunda igamije kuziba icyuho igihugu cyabo kirimo guhura nacyo cy'umubare muto w'abana bavuka. Ati uyu mushinga wateguwe kugira ngo uhangane n'ikibazo cy'umubare muto w'abana bavuka muri Korea y'Epfo mu kurema umuryango w'ahazaza. Iyi gahunda uko ikorwa nuko abantu bamaze kugirana ibiganiro bemeranijwe kwiyerekana mu miryango yabo bahabwa amadolari 2,200 buri umwe. Iyo bamaze gushyingiranwa bahabwa 24,000 by'amadolari y'ishimwe. Ntabwo ari ibyo gusa kandi, kubera ko na nyuma bongera guhabwa 36,000 by'amadolari y'ubukode bw'inzu cyangwa se amadolari 960 ya buri kwezi ahwanye n'ay'imyaka 5. Iyo babashije kunyura muri buri cyiciro kijyanye n'urushako bahabwa andi ari hagati y'64,000 n'85,000 by'amadolari. Inzobere mu by'imitekerereze Kim Seonga avuga ko hadashyizweho gahunda ihamye ituma urubyiruko rwongera kwiyumvamo icyanga cy'ubuzima ejo hazaza ha Korea y'Epfo haba hari mu byago. Ati ibi ntabwo bizakomeza kuba ikibazo kuri twe gusa, ahubwo bizaba ikibazo ku gihugu cyacu mu myaka myinshi iri imbere. Abaturage bo muri Korea y'Epfo babarurwaga muri miliyoni 51 mu 2020, biteganyijwe ko bazagabanuka bakagera kuri miliyoni 36 mu 2072. Ibi bizagirwamo uruhare n'umubare w'abapfa uruto w'abavuka kubera ko urubyiruko rwataye icyanga cy'ubuzima, hakiyongeraho ubuzima buhenze n'akazi kataboneka uko byifuzwa bikarushaho gukomera. Ese byaba bizageraho bihinduka Korea y'Epfo igakomeza kuba ku isonga mu bihugu biyoboye mu ikoranabuhanga? Reka tubitege amaso. Nitwa Ismael Mwanafunzi, mukomeze mubane natwe kuri urubuga.